iyo mwuzura muri inshuti. Ntabwo abantu bakubaha kubera ko ukomeye, bakubaha kuko wuzura n'ukomeye. Siko bimeze. Ubu ngubu reka wenda nishyire hejuru nka Perezida wa Repubulika nsuye agaparika imodoka imbere y'irembo ryanjye, abantu bakaba bizi ko ari iye, ukavuga ngo yasuye Antoine. Mwajya mureba ukuntu abantu banyubaha. None tekereza kumva Imana nyir'ijuru, umuremyi w'ibi byose, not only idusura ahubwo itugira abana bayo. Ahubwo sinzi impamvu abakristo batari bumva uburemere bwabo turi. Presence y'Imana iduha agaciro karenze ushobora gutekereza. Cyonyine kumva uri inshuti y'Imana byaba ari ikintu gikomeye, ariko noneho guhinduka umwana w'Imana na agaciro gako ibyo, that's kingdom power, imbaraga z'ubwami bw'Imana. Iyo rero wamaze kubona ko gaciro, Imana irakubwira ngo genda umpamagarire n'abandi bose babaye ibirara bagaruke imuhe. Iyo ni impamvu twabonyeje. Ikindi cya kabiri twabonye nuko iyo turi hamwe n'Imana iduha uburinzi bwayo. Ibyo byo nabivuzeho sindi bwongere kubigarukaho, ejo twarabivuze cyane. Niho hano umunsi uzabona urimo gusibasiba muri telefone mbere yo gutaha, ujye umenya ko ari nubona wakoze chat utatinyuka kwereka umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ajya gutaha ukabanza kuzisibasiba cyangwa ugashyira kode muri telefone yawe ngo ataza kuzibona, jye umenya kuri mu cyaha. Nyamara ntawe ujya atekereza gutyo ngo menye ngo ibi ni ibyaha. Nubona ugiye kureba filime ukabanza kureba ko nta muntu kureba, buryo uba wambaye ubusa, menya kuri mu cyaha. Kandi abareba porno bose ibintu byinshi ntabwo abantu bazi ko ari ibyaha, kuko ntibize kumenya icyaha uko gikora. Cyaha gikorera mu bitekerezo, kandi conscience yawe irabanza ikakuburira ikakubwira ngo ibi bintu ugiye gukora ni urukoza soni, wambaye ubusa, wataye agaciro. Mu yandi magambo, ujya gusambana wese arabanza. Nahoze mbaza umuntu, nahoze ibi byaha mubikorera he ko mbona muri Kigali yewe aho nyuze hose n'abana baranze. Mwebwe iyo mugiye gukora ibyaha mujya hehe? Atari ko pastor tuzi ko wibera mu isi y'intungane, atari amaroge yose ari hanze y'umujyi n'iki ugira ngo amarike. Mwabonye ko muri uyu mujyi hari ahantu ujya ukajya ahantu muri kwe hirya za Masaka ugasanga irogi. Iyi rogi ni buryo ukuntu zunguka zo zishyuza ku isaha, aho amahoteli yishyuza ku ijoro bo bishyuza ku isaha. Hirya yo mu ipori nabibwirwaga n'abijyayo, ariko ntabwo ngewe ndajyayo. Kwishyuza ku isaha zikamakinga business, ukajya wibaza ahantu zikura business. Nabo ni mu bwihisho bw'abanyabyaha, ni ibicocero. Ujya kwihisha, nubona ukoze ikintu ubanje kwihisha ujye umenya ngo uri mu byaha. Ko ni Adamu na Eva bakoze. Ko ibihugu byinshi byabagaho neza bikiri mu bukoroni. Abakoroni bamaze kugenda birigenga, byigenga nabi. Uzi ko buriya mu gihe cy'abakoroni bakidukoronije nta bibazo by'abahutu n'abatutsi twari dufite, nubwo aribo babiteje, kuko bari bahari bakontorora koroni. Ntibamaze kuvuga ngo tubahaye independence, ibibazo biraza. Uzareba Afurika niwo mugabane ugikennye, kuko twarakoronijwe. Abakoroni batashye tunanirwa no kwigenga neza. Abantu benshi babwiye Imana ngo tugiye kwigengera, ahubwo tubwo mushaka kwigenga ni munitunge. Mwajyaga murya imbuto zo muri Edeni, none muzajya murya mwiyushya kuyo. Ubutaka buzameramaho n'ibitovu, n'ibidukikije bigiye kubarwanya. Mu yandi magambo, bwa butwara Adamu na Eva bari bafite nabwo barabutakaje. Iyo wakoze icyaha utakaza ubutware bwawe. Reka mbere uko bikora. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV. Muri kiriya giseke n'uburyo bishobora kuvamo. Haleluya. Kuko ejo twarebye inyigisho, nabivuze mu ndirimbo ko twari tuvuye mu ndirimbo. Nababwiye icyumweru cya mbere turi mu nyigisho ivuga ngo kuki tugomba kuvuga ubutumwa. Kuki? Buriya ikintu gikomeye cyane mu itorero muri kino gihe, abantu bose usanga twararuhutse, dusigaye ducunga agakiza gusa kugira ngo dutegereze ko Yesu azaza. Ariko ubundi ntabwo ariko byagombye kugenda. Buri mukristo wese yagombye kwibuka yuko twebwe ntabwo twakijijwe gusa ngo tuzajye mu ijuru. By the way, burya mu ijuru ntabwo ari ahantu, it's not a space ngo umuntu avuge ngo tuzazamuka tujye mu ijuru.
kugeza uno munsi theological abantu benshi ntabwo barabyumva. Iyo Imana ivuga ubwami bw'ijuru ntabwo buba mu kirere, kuko muri gahunda y'Imana twebwe Imana yaremye ijuru irituramo n'abamarayika, twebwe duhise ngo tuyitegeke tuyituremo. Ntabwo umuntu yaguye ava mu ijuru. Restoration, kudusubiza aho twavuye tugwa, ntabwo ari kudusubiza mu ijuru, ahubwo ni ukudusubiza aho twavuye tukagwa. Sinzi niba murimo kubyumva, murankurikira neza. Ntabwo Imana izaristoringa umuntu imujyana mu ijuru, izaristoringa umuntu, izasubiza umuntu mu butware yari afite n'ubwiza yari afite, kuko twebwe Imana yaremye ijuru irema isi ngo twe tuyituremo, hanyuma turangije Satani arayitwambura. Ubwami bw'ijuru, iyo Yesu yavugaga ubwami bw'ijuru, ntabwo ari uko njya numva abantu bavuga ngo tuzaguruka ngo turundure turenge ngo hirya iriya. Abari ibyo bintu muvuga, mwagiye musoma Bibiliya zanyu neza. Naza tuzamusanganira mu kirere tugarukane nawe, tuzamusanganira nk'uko ujya ubona abantu basanganira perezida wa repubulika cyangwa undi mushyitsi w'icyubahiro bakajyana kuri stade. Muzitegereze naho twasomaga iteka ryose, Yerusalemu iramanuka ikaza, iyi si yanduye ikavaho, akarema isi nshya n'ijuru rishya. Siko byanditse ra? Akarema isi nshya n'ijuru rishya. Ubu rero twebwe icyo turimo gukora ni ugutegura isi nshya n'ijuru rishya, umusogongero w'isi nshya n'ijuru. Ubu bari bategereje ko bazaguruka bakarenga Marisi, bakarenga na za Jupiter, bakajya hirya iriya. Muzasome Bibiliya zanyu neza, muzabona yuko ubwo na Yerusalemu imanuka ivuye mu ijuru ikaza. Na Yesu yigisha abigishwa be yarabwiye ngo nimusenga mujye muvuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, hanyuma bigende bite, ubwami bwawe buze. Amen. Donc ubwami bw'Imana, twe dushinzwe kuzana ubwami bw'Imana hano. We are a colony of heaven on earth. Kugira ngo ubyumve, hari igihe igihugu cyakolonizaga, nako ne kuvuga ngo hari igihe igihugu cyakolonizaga, kuko ibihugu byinshi twarakolonijwe. Iyo abakoloni bazaga bagakoloniza igihugu, ikintu cya mbere babaga bagamije ni ukubashushanya mu isura yabo. Abafaransa, ibihugu byose bakolonije babyitaga la France d'outre-mer, ngo ni Ubufaransa bwo hakurya y'inyanja. Bagakora uko bashoboye ngo bavuga igifaransa, le français de France, bavuga igifaransa nk'abafaransa, ndetse byanashoboka bakarya umugati w'ipari. Siko buriya hari ibihugu bukirya umugati w'ipari, ngiye nko muri za Senegal, ikikwereka ko umuntu ari umusirimu arya umugati w'ipari, sibyo? Uzi ko hariho n'Abanyafurika bafata indege bakajya gushopinga, bakajya kugura imyenda ipari, kandi bayisize iwabo. Kubera iki? Icyo babateyemo n'iki? Ni ukuvuga ngo barashaka kwishushanya n'Umufaransa, bakarya umugati w'ipari, ariko batuye hehe? Muri Senegal cyangwa hano hirya muri Kongo. Natwe rero niko bimeze. Batubwira ngo twebwe hari ukuntu iyo ngiye aho Imana ituye hameze, ariko twebwe yatwohereje ngo tuzane ubwami bw'Imana hano. Kandi iyo uzanye ubwami uzana n'umuco wabwo. Twebwe dushinzwe gukwiza umuco w'ubwami bw'Imana hano. Ejo twabonye inyungu dukura mu kuba mu bwami bw'Imana. Icyambere, iyo winjiye mu bwami bw'umwami runaka, buriya mu gihe cy'abakoloni, iyo igihugu cy'igikoloni cyaterwaga, igihugu cyabakolonije cyoherezaga ingabo zabo bakaza kukirengera. Niyo mpamvu uzabona no muri Afurika mu bihugu byakolonijwe n'Abafaransa haracyariyo indege n'ingabo z'Abafaransa ahantu henshi. Baracyanafitanye na terete yuko baramutse batewe Ubufaransa bwatabara, kuko ni colonisateur. Natwe nicyo bitubwira ngo iyo wemeye kwinjira mu bwami bw'Imana, iyo utewe, Imana ifite responsabilité, ifite devoir yo gutabara. Ni nabyo nabasobanuriraga ejo. Hari n'umuntu wabyanditse mu ntuza hano, aravuze ngo ariko pastor, ngo ibyo wavuze ejo ngo byaducanze, ngo nta barozi babaho.
abarozi babaho nyine. None se nigeze mbabwira ko abarozi batabaho? None se Baramu yari yagiye gukora iki? Yari yagiye kuroga. Ariko Baramu agiye kuroga asanga Imana iri hagati mu Bayisirayeli. Abwira Baraki, aramubwira turabizi Baraki, bariya abantu ntidushobora kubaroga kubera ko Imana ihagaze muri bo. Buriya abantu benshi, wenda nanagisobanure kuko bakibajije, abantu benshi bamara igihe kinini barimo kwirogoza. Reka bari ko mvuga ngo munsengere, ngo abarozi ngo banterereza ibintu, ngo munsengere, ngo abarozi ngo bantwariye imitungo, ngo ntabwo bayitwaye bayibye, oya, ngo barayabuye nyine. Hari ibintu bita kwabura nyine, ngo bakagutera imyaku n'imikasiro n'imivumo, ngo imitungo yawe nyine se imitungo yawe bayabura Imana yicayemo. Muzacekinge buri ikintu gikwiye guhinduka cya mbere. Yuba vulnerable ku barozi cyane cyane ubwo mu kanwa ko nanjye wandoga nkapfa pe. Uburozi bwo mu kanwa buriya ni shimi, baguhaye acide, niyo waba usenga gatana acide iragutwika kuko niko ikoze. Ariko kumbwira ngo umuntu azicara ngo anterereza amahembe, ngo atwara agashumi ko ku mwenda wanjye agenda akamanike ahantu, ndenda kukubwira ngo icyo gihe Imana indinda uzakamanika ikamanure. Kereka yavuye ku kazi kayo ikaba yarakuretse. Ntabwo Imana izampa umugisha ngo umuroza awutware, ntibibaho. Ahubwo burya uzitonde, iyo ugitekereza gutyo uba vulnerable kuri Satani, kuko akwereka yuko Imana itakurinda. Akaza akakubwira ati rega bireba kubwira barakubeshya, ugasigara wibaza ariko kuki Imana iha abandi umugisha jewe ntiwume, kuko uracyatekereza yuko n'uwo yaguhaye abarozi bawutwara. Ibyo gihe ndabivuga nshingiye kuri Bibiliya. Uwambajije icyo kibazo ubwo ndamushubije kuko Baramu sinigeze mvuga ko abarozi batabaho, n'amahembe abaho, jewe narayabonye n'amaso yanjye abiri. Mbaza umubare w'amadayimoni nahuye nabyo mu biterane twajyaga dukora hirya no hino muri Afurika, twahuye n'amadayimoni. Kabona umuntu utangiye gusenga, umuntu agatangira akagenda hasi nk'inzoka. Amadayimoni abaho no mu gihe cya Yesu yari ahari, no muri kino gihe yarahari. Ariko hari imbaraga zirya izindi. Haleluya. Icyo nicyo tugomba gusobanukirwa. Hari imbaraga zirya izindi. Umugabo aho twari dutuye kera yari afite amahembe. Amahembe ye yari riyo, ntabwo ari bya bindi byo gushakisha. Yakubitaga ikinyuguro gacugusa, amahembe akaza tuyabona. Yaracanaga umusozi wose ukamurika. Ntabwo ari ibintu by'inkuru zimbarirano. Ariko maze gukizwa, ubundi twese yari yaratugize imbata ze. Jewe namuhaye inzoga ntazi umubare. Kiri umunyeshuri twarahuraga, akambwira ati ubu ngubu iwacu mu Mutara rero buriya ntabwo muzi ko twabagaho mbere ya 94, twinyweraga kanyanga twese. Ariko buriya mujye mumva bavuga kanyanga, twanywaga kanyanga twese. Utinye ko najyaga nyishyira mu icupa, nkafata amacupa abiri nkuzuzamo kanyanga nkashyira hagati y'imyenda nkayijyana kuri university. Oya, ntabwo twasindaga, twabaga twanyoye amata menshi ku buryo abantu banywaga kanyanga. Ahubwo bayinywaga kugira ngo nyine ibintu ntabwo muzi ibintu by'abantu baba barabayemo. Uwo mugabo rero iyo nazaga muri vacances, ntabwo aricyo nindaga kubabwira, yari yarangize imbata akambwira ati rero ni ukugenda ukanzanira icupa ryiza rya warage y'imbandure. Iyo twitaga imbandure warasiragaho umwambi ikaka nka peteroli, kagenda nkarigura nyine kuko yari boss. Umusozi wose yarawutegekaga. Noneho tuza gukizwa, dukizwa turi na benshi. By the way, abo twakirijwe rimwe icyo gihe twese twabaye abapastori, dukizwa turi benshi. Noneho nza kuza nje muri vacances, arambwira ati hari n'ikindi namenye. Ntiwamenye iki? Ati namenye ko utakiri umunyeshuri, usigaye uri umukozi. Ni cyane. Ati noneho rero, ati ntabwo unzanira irya warage, ati ni Johnny Warikeri. Urajya Nyagatare unzanira kawisiki keza gafunze. Ndamubwira nti yewe, uretse na Johnny Warikeri nta kanyanga najyaga nkwa ntayo uri bubone. Ati ati ubuzima bwawe ntacyo bukubwiye. Nireka rero nkubwire, uwo nabuhaye n'ubu mwambura ubwitwarire. Aragenda, niba yarakoze ku giti bikanga gukora, hacaho iminsi tuza guhura, arambwira ngo arusha nguzi ko wa Yesu wanyakomeye, nawe ubwo uyigirira neza wahindukira ukamwisunga
niba yarakoze ku giti bikanga, icyo nzi ni kimwe, niwe wabinyibwira yuko Yesu wacu akomeye. Kanyanga yaherutse iyo ngiyo ntarabona Yesu. Buriya abantu bakubwira ngo amahembe, ngo abarozi, ubwo mu kanwa bwo nanjye ndabutinya, kuko ni shimi yo burya. Yego Imana ishobora kugutabara ikagukiza, ariko wanyoye aside ntiwambwira ngo ubwo ndi umurokore ngiye kunywa aside ngo ntacyo ndi bubi. Ibyo ni ibintu biri kamiko byica umubiri. Ariko biriya baterereza ngo by'amahembe n'ibiki happy. Twakubise amahembe inshuro nyinshi rwose ku buryo ntabwo amahembe ashobora ibyo rero Baramu yafuteraga ntabwo ari uburozi bwa shimi, nubwo mu mwuka. Abamanika imyenda mu biti ntabwo ari ibyo mu kanwa, n'ibyo mu giti. Abashyira inyoni ku marembo n'amaraso ntabwo ari ibyo mu kanwa, n'ibyo mu nzira, ngo bamuteze ibintu arabikandagira. Iyo Imana ikurinze ibyo ngibyo ntibikora. Nicyo navugaga ubwo ngubwo ngo rekane kumutindaho cyane, kuko yari yabaje ngo ariko se ngo pastor we arahakana ko abarozi babaho. Ngewe ndabazi babaho. Ntabwo uzi ibihugu twagenzemo tuvuga ubutumwa, uzajye za Tanzania. Twagiye mu giterane Tanzania, Dar es Salaam, barabwiriza ngiye kubona umuntu yikubise hasi aragenda nk'inzoka, atangira kugenda agendesha inda, ukabona neza n'inzoka igenda. Umukobwa amuhagarara imbere atumwe ati mu izina rya Yesu dayimoni w'inzoka avamo. Tubona umuntu arahagurutse. Dayimoni barazirukana zikagenda. Hari imbaraga ziba muri presence. Iyo presence y'Imana yaje, amadayimoni yose aribwiriza gahunga. Mwabonye ko mu gihe cya Yesu dayimoni nizo zamuhendahendaga, zikamubwira ngo tubabarire, ntutwica agashinyaguro. Imana yacu itegeka byose. So ejo twabonye ibintu bitatu Imana iduha. Icya mbere, presence y'Imana iduha agaciro. Presence y'Imana mu bwami bw'Imana, ikintu cya mbere Imana iduha ni agaciro. Kandi murabizi burya nuko abantu batabitekereza, umuntu ukomeye iyo mwuzura muri inshuti, ntabwo abantu bakubaha kubera ko ukomeye, bakubaha kuko wuzura n'ukomeye. Siko bimeze. Ubu ngubu reka wenda nishyire hejuru, nka Perezida wa Repubulika nsuye agaparika imodoka imbere y'irembo ryanjye, abantu bakaba bizi ko ari iye, ukavuga ngo yasuye Antoine, mwajya mureba ukuntu abantu banyubaha. Noneho tekereza kumva Imana nyirijuru, umuremyi w'ibi byose, not only idusura, ahubwo itugira abana bayo. Ahubwo sinzi impamvu abakristo batari bumva uburemere bwabo turibo. Presence y'Imana iduha agaciro karenze ako ushobora gutekereza. Cyonyine kumva uri inshuti y'Imana byaba ari ikintu gikomeye. Ariko noneho guhinduka umwana w'Imana na agaciro ko ibyo, that's kingdom power, imbaraga z'ubwami bw'Imana. Iyo rero wamaze kubona ko gaciro, Imana irakubwira ngo genda umpamagarire n'abandi bose babaye ibirara bagaruke imuhira. Iyo ni impamvu twabonyeje. Ikindi cya kabiri twabonye nuko iyo turi hamwe n'Imana iduha uburinzi bwayo. Ibyo byo nabivuzeho sindi bwongere kubigarukaho, ejo twarabivuze cyane, naho nahereye. Icya gatatu iduha ubutunzi bwayo, provision. Niyo mpamvu nababwiye nti biriya bintu byose uyu munsi turaza gusobanukirwa aho bipfira, kubera yuko Imana ikikora iza kutugarurira ibyo twari dufite ariko twambuwe. Ubwo n'abafite ibyo bambuwe, hano muri kino giseke harimo abantu bavuga ngo rwose mu nsengero ngo Imana ingarurire ibintu byanjye nambuwe. Hari ababyambuwe n'abantu, harimo ibyifuzo byose byaraye mu byose nabisomye nanabisengeho. Abambuwe ibyabo n'abarozi babaterereje imyaku, babaterereje bibaho. Ntimuze kunyumva ngo mugire ngo ndimo ndabihakana, ariko hari ikintu kimwe iki Imana yaje gukora, yaje kudusubiza ibyo twambuwe. Haleluya. Icyo nicyo Yesu yaje gukora, ariko uyu munsi turasomaho byapfiriye, kuko buriya hari ikintu kimwe abantu batarasobanukirwa, kandi ni mu byumva hari ikintu biri buze kubafasha. Ndagira ngo tubanze dusobanukirwe ikintu cyitwa icyaha. Amen. Icyaha mujye kwitangiriro ibice bitatu, kuko maze iminsi ntekereza nsanga hari ukuntu twigishije abantu tubigisha nabi. Iyo umuntu avuze icyaha wumva iki?
iyo umuntu avuze icyaha abantu benshi bahita bumva, reka ariko ntomboze, ureka wenda Damuru ni ya mikrofone uracyayifite cyangwa bayikwambuye? Ndagira ngo aba ari we ntomboza kuko niwe wayoboye gahunda. Nibayiguhe bubitekerezaho ko ugiye gusubiza iki kibazo. Iyo bavuze icyaha Damuru wumva iki? Murakoze. Iyo bavuze icyaha numva ikintu icyo ari cyo cyose kintandukanya n'Imana. Okay, rekeraho. Ninde utekereza bitandukanye n'ibyo? Buriya rero icyo nicyo kintu cya mbere, ntawe uhari bose batekereza nkawe. Ikintu icyo ari cyo cyose kigutandukanya n'Imana. Reka rero nze mbabwire ikintu gikomeye na kuvuye ku cyaha. Burya icyaha ntabwo gitangirira ku kintu kidutandukanya n'Imana. Mufate itangiriro kuko ndaje mbasobanurira ikintu cyitwa icyaha kugira ngo mucyumve neza, ujye umenya ko ushobora kuba mu cyaha kandi nta kintu wakoze. Kuba mu cyaha kandi nta kintu wakoze. Ku bantu benshi aravuga ati giye rwose ntacyo nkora, nta byaha nkora. Aho si ikibazo kiri, biterwa n'icyo ucecekanye. Tangirira ibice bitatu baravuga ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Sibyo? Tangiriro ibice bitatu. Inzoka yarushaga iki? Uburiganya. Wanze uca umurongo ku ijambo uburiganya. Uwiteka Imana yaremye ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Question mark. Imana yaravuze ngo ntimuzarye ku giti cyose? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye ko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari icy'igikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo barahweza bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini berameramo ibicocero. Haleluya. Ndenda kubereka ikintu gikomeye cyane muri no minsi uko ngenda ntekereza nuko ngenda nkura mu gakiza. Nanibaza n'ibibazo byinshi, nkibaza ariko kuki mbona abantu b'Imana basobanukiwe agira gutya akagwa, ukibaza ukuntu umuntu ungana nawe umaze imyaka nk'iyamaze agira atya akagwa. Nza gusanga ahantu twakosheje, ntabwo twigeze dusobanurira abantu yuko icyaha ntabwo ari icyo ukora. Icyo ukora ni resulta ya nyuma. Icyaha gitangirira mu buryo utekereza. Buri ikintu Satani yakoze, ntabwo Satani yigeze asora umurubuto ngo aruhe Eva. We yaraje mu bibamo igitekerezo. Burya natwe kenshi Satani atubibamo igitekerezo. Icyo gitekerezo kikagutera gushidikanya iby'Imana yavuze, kikagutera gushidikanya iby'Imana yakuvuzeho. Ndagira ngo mu byumve neza. Uburyo Satani atugerageza akubibamo igitekerezo kivuguruza iby'Imana yavuze, kivuguruza iby'Imana yakuvuzeho, kivuguruza iby'Imana yasezeranije, akakikubibamo kikawuturamo. Biriya byose twamaze kubona ubundi ni prerogative, ni responsabilité z'Imana. Responsabilité z'Imana kundi. Kuko Abafaransa bashobora gushyira ingabo zabo muri Central Africa cyangwa muri Mali, bivuga ngo baramutse batewe. Ariko ndavuga kera bakiri abakoloni babo, ubu bwo bibasaba ko basaba uruhusa ngo babatabare. Ariko kera bakiri koloni, uwari gutera Senegal yari kubateye Ubufaransa d'outre-mer. Uwari gutera Mali yari kubateye Ubufaransa ngo hakurya y'inyanja. Uwari gutera Central Africa yari kubateye territoire y'Abafaransa kuko ni koloni yabo. Twebwe rero turi koloni y'ijuru.
murimo murabikurikira. Ikiguteye kiba giteye koroni y'Imana, kiba giteye umwana w'Imana. Ariko kubera ko imitekerereze yacu yapfuye, ntabwo abantu benshi bajya batekereza baryo. Ndabeshya? Kubona ibidutunga ni responsabilité y'Imana. Buri mubyeyi wese yita ku mibereho y'abana be, ariko rimwe na rimwe twe duhitamo kugira dute kujya gushukura cyangwa kugegera, niko babyitaga kera. Kabona abana bahandi barimo kurya ukajya gushukura, ukagenda ugashukura nyine, hanyuma bakagwa. Kubera iki? Ntabwo witeguye gutegereza yuko mama wawe ari buteke agahisha. Abana bashukuraga kenshi isuku iwabo babaga batatetse, ahubwo swati babaga batetse ibyo iwabo badafite, cyangwa se bakaba batinze guhisha wakajya gushukura aho byahiye. Rero twebwe rimwe na rimwe natwe usanga niko Satani atugenza. Hazaga kuvuga ati ariko ndabona Imana itarimo kwihutisha diri yawe, wagiye gushukura. Kandi kera twebwe twajyaga gushukura twarabikubitirwaga. Umwana wo mu miryango yiyubaha ntiyashukuraga, nta nubwo yajyaga agegera. Hari nubwo uzi ko hari igihe wajyaga ahantu bakakugaburira ukanga, bakabwira ati uti navuye mu rugo ndiye kandi inzara irimo kugutema amara, ngo batamenya ko washukuye. Burya rero n'Imana niko iravuga ngo abana banjye kuki bajya gushukura. Ariko Satani yaduteye mu mutwe. Urumva ikintu Satani yateye muri Eva, yaraje aramubwira ngo ariko ngo reka twumvikane, ngo nibyo ko Imana yabicishije inzara, iravuga ngo ntimukarye kuri ibi biti byose byo mu ishyamba byo muri umurima. Eva akora ikosa rimwe, atangira kurezona na Satani. Iyo watangiye kujya impaka na Satani aragucanga. Abantu benshi njya nicarana nabo ugasanga Satani njya mbaha ingero hano. Abantu Satani akamucanga, akamubwira ibintu bitanemewe bitanabaho, akaza kubaza ngo ariko pastor ngo biremewe ko umuntu agira gutya. Kuva umuhungu arakubwira ngo ariko pastor ngo hari icyo byaba bitwaye ngo umuntu aryamanye na fiance. Umukobwa agatinyuka akaza kubwira ngo ariko muri umuntu aryamanye na fiance ngo hari icyo byaba bitwaye. Nkabwira nti ukuyemo na fiance munaryamanye yaramaze gukwa, kuko bwo wakubwira ngo ubwo uba wabaye umugabo, nabwo ubukoze ikosa ku Mana. Uzi impamvu ubukoze ikosa? Nuko abataraba umugore wawe ngo umujyane mu rugo. Ni ikosa, ni icyaha. Ariko umuntu akaza kubera ko Satani yamubwira ati ariko se ko uyu mukobwa mwamaze gusezerana, ubundi ikibazo kiri he mwakwiryamaniye? Bakazaza hano nyine twabwira ngo turabaranga, ukabona umuntu arimo arabundabunda agerageza kwihina ngo bitagaragara ko yashyuhaguje. Bipfira hehe? Bipfira muri logique y'imitekerereze. Adamu na Eva mbere yuko bagwa, ntabwo Satani yigeze abasoromera urubuto, icyo yabateyemo ni igitekerezo. Ababibamo igitekerezo arangije arigendera, nta nubwo yagarutse. Ashwi ntabwo yagarutse, yari abizi neza yuko iyo watangiye gutekereza. Kandi iyo mvuze gutekereza, reka tubirebe muri ubu buryo. Hari igihe utekereza bikica biriya bintu bitatu twabonye biza mu bwami bw'Imana. Reka mpere ku cyambere, agaciro kacu. Satani araza akakureba, agafata nka Damuru ufite umugore, kazavuga ati ariko wowe ureshya ni ishyiga ry'inyuma, ubu uri umugabo. Damuru akajya agenda mu nzira yumva atari umugabo, kandi afite ibimenyetso birenze kimwe ko ari umugabo. Number 1 ni umugabo afite umugore kandi mwiza. Number 2 afite abana kandi beza. Number 3 aritunze, ni umugabo. Ariko yahagarara iruhande rwanjye akavuga ati buriya barandeba bakabona ntari umugabo. Bivuye hehe? Ni igitekerezo Satani yaguteyemo, agutesha ka gaciro duhabwa nuko turi abana b'Imana. Umuntu agahagarara, cyende umusaza mfite imyaka yanjye 65, ati ndi mubi.
hari umusaza twaganiraga ejo bundi ati giye rwose ati uri mubi wararongoye umugore wakwemeye yabonaga uri mwiza, uri mubi wabyaye abana kuki wumva uri mubi? Niwe Imana yahereye ibwira Adamu ati ninde wabwiye ko mwambaye ubusa? Ninde wabibyemo icyo gitekerezo? Ngaho noneho namwe nimusuzume murebe ubundi ninde ujya wumva yuko kwisuzugura ari icyaha? Uzabasaza batera kanta kugira ngo bahishe imvi ko bangana, kuko bireba mu ndorerwamo ngo bakabona basa nabi kubera ko bafite imvi ni ariko Imana ikavuga ngo imvi ngo ni ikamba cy'ubusaza bwawe. Umuntu yakubona agakubaha kuko uri umusaza, hari aho uvuye, hari aho ugeze. Gihe rwose ndazireba nkumva ahubwo ndi proud of myself, nkavuga ntishaje neza, ibi ntawe uzongera kunyitiranya n'abasore. Uko nagenda kose ikintu nsigaye nkunda ngera ahantu bakavuga ati muzeyi, nkumva ni ishema ryanjye, abana bose bakambisa. Sigaye nkunda abana b'Abanyarwanda basigaye bagira ikinyabupfura. Njya muri banke bose bagahera nyinjira ku muryango ngo caho pastor ngo ntabwo ushobora guhagarara inyuma yacu ngo siyo se nya none umurongo yawe, imvi zanjye ni pass ni resepa. Haleluya. Umuntu ashobora gutera kanta kuko jewe am proud of myself. Ubusaza bwanyu rose ngiye kwigereranya n'abana ngo ugire ntabwo arizo. Mbona n'abandi basa. Icyo ni icyambere. So imitekerereze irabanza ikica kariya gaciro Imana yaduhaye, kandi niho Satani ahera akabanza akakwica mu mutwe akakubwira ati ubu wowe nta gaciro ufite, nta n'icyo uzageraho, kandi Imana iguhetse. Nimwabiririmbaga hano, umuntu araza akaririmba ngo iraduhetse iraduhetse, yarangiza tuzabaho dute, tuzatungwa n'iki? Ukibaza se izo ndirimbo niwumva ko zivuguruzanya? Umaze kuririmba ko Imana iguhetse, umuremyi w'ijuru n'isi, umutunzi wa byose, warangiza ukaririmba tuzabaho dute. Niyo utabiririmbye urabivuga. Hari igihe abantu bicara bakavuga ati ibiciro rwose byazamutse, batubu noneho tuzabaho dute. Navuga ntigiye hari ikintu kimwe nzi, nigeze kubaho nta n'ibiciro bihari, nta n'ifaranga riri mu mufuka gusa, kandi ugasanga mu gitondo wariye, kuko Imana irategeka HCR ikazi kakugaburira mu nkambi, wenda nturye ifiriti n'amafi, ariko ukarya impungure na rantire. Imana yigashyiramo amavitamine bugacya wumva umeze neza kabisa, mpamvu sawa. Kuko icyangombwa n'ubundi turira kubaho. Tukiva mu nkambi, sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo uyu umuntu ngo abantu ngo bafite abana benshi mu rugo ngo ntibatekera abagabo neza, ngo barya za sumare. Muzi ibyo bita sumare? Ni ibintu bitogosheje. Ndababwira nti ngewe ningera mu ijuru ntabwo Imana izambaza ibiro by'inyama n'iby'amafiriti nariye, izambaza abantu nagiriye umumaro. Mujye mutekereza nk'Imana. Iyo mitekerereze yose nari kurondora myinshi, iyo mitekerereze yose ni imitekerereze twashukuye mu isi. Namba 1 twe turi abana b'Imana. Namba 2 umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Niko Imana yabwiye Habakuki, aravuga ngo ubu ngubu ni intama zashira mu biraro ngo bagahingira ubusa imyerayo, ngo ngewe nta kizambuza kwizera Uwiteka Imana yanjye, kuko umukiranutsi azabishwaho no kwizera. Provision y'Imana irahari, protection y'Imana irahari. Abarozi bazaterana ari benshi. Mu gihe cya Eliya abarozi ba Bayali n'Abashera barateranye ari 850, ahagaze ari umwe wenyine n'Imana. Aravuga ati nimuhamagara Imana yanyu duhangane n'ibyo bikagiro byanyu. Bahamagara Imana yabo ntiyitaba ngo warikeba biranga, kuko Eliya yarabizi neza kubwo Imana iri muhande rwe, imbaraga ni uzifite. Umunsi abakristo baziga gutekereza batyo ntawe uzongera gutinya abarozi. Umunsi baziga gutekereza batyo ntawe uzongera kwisuzugura, kuko icyaha, reka mbereke ibintu bitanu icyaha kishe hanyuma tugane ku musozo. Ikintu cya mbere, icyaha kishe imibanire yacu n'Imana. Umuntu amaze gukora icyaha cyamukuye muri ya presence y'Imana, bwa bwiza bw'Imana bwari bumuriho yabuvuyemo. Abantu benshi ntabwo bagituye muri ubwo bwiza bw'Imana, ntabwo baba muri presence y'Imana. Kubera iki? Ya mitekerereze ngo bumvise Imana igenda ije kubagenderera nk'uko yari isanzwe bikora.
ngo bahita birukanka bihisha munsi y'igihuru. Imana batandukanye nayo, icyaha kidutandukanya n'Imana. Kubera iki gihagara imitekerereze yacu ituma dutangira kwibaza niba Imana koko itwitayeho. Na buriya iyo abantu bandika ibyifuzo hano simbabuza kubyandika, ariko mujye mubyandika uko biri, kuko binatuma n'umuntu abasobanurira. Umuntu andika akandika akavuga ati giye rwose sinzi iki Imana ya, nta kintu Imana yaguhoye, ahubwo Satani niwe waguteyemo yuko hari iki Imana yaguhoye. Niba waratinze kubona umugabo nta kimana yaguhoye, niba waratinze kubona umugore nta kimana yaguhoye, niba waratinze kubona akazi nta kimana yaguhoye. We yinambeho. Yobu yaravuze ngo niyo yanyica nzapfa nkiyizera, kandi nta wayitegereje wakozwe n'isoni. Ahubwo Satani arabaza akavuga ati wowe yarakwibagiwe, none shukura, shugurika. Wajya gushugurika ugakubitirwayo, kuko iyo wavuye imbere y'Imana protection yayo ubwo wagiye hanze yayo. Icyambere ucyakishe iyo mitekerereze yatumye bahunga Imana. Icya kabiri, kuko barabanje baratekereza, ngo Eva yarabanje aratekereza ngo akajya anyura imbere ya rwa rubuto agaburira icyo gitekerezo, arakigaburira, akajya anyura imbere y'urwo rubuto ngo akarureba akarwitegereza. Ngo icyambere ngo abona ari rwiza. Musoma ayo magambo murebe ukuntu bikurikiranye. Yarabanje ngo uwo mugore, umurongo wa 6, uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari iki gikundiro, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge. Urumva yagiye akirata. Burya n'umugabo ugiye kugwa Satani arabanza akamwereka ati ariko ujye ubona uriya mukobwa uyu munsi akamwereka ukuntu aseka neza, ejo akamwereka ukuntu agenda neza, ejo akanamwegeranya akumva ukuntu aganira neza, hanyuma yajya ahindukira yareba umugore we akibaza impamvu yarongoye uyu nguyu ntarongora uriya, ntanabone yuko batanganya imyaka. Ashatse yaramuka batekereza neza ariko bati ibyo ari byose uyu mukobwa avuka nari naramaze kurongora, so nta n'impamvu yo gutekereza ngo kuki atari we narongoye kuko yarataranavuka. None ukabona umuntu w'umusaza nkanjye aragenda ahoboba yirukanka inyuma y'abana ngo ariko ngo giye wamugura rose bite muzeyi, kwereka giye ngo umugore wanjye arashaje, wose urabyiruka. Ngajya umva Rugamba aririmba ngo nashatse umugore narutaga none arashaje giye nkibyiruka. Ubyirutse ute? Wamushatse umuruta arashaje, wowe ubyiruka wese ukurusubira inyuma. Nzashaka umutoya mu muharike numvira iryo raha. Iyo ni imvugo ya Satani. Yitegereje ruriya rubuto ngo abona ari rwiza, abona ari urw'igikundiro, abona rwatera umuntu kumenya ubwenge. Next move akora igikorwa. Buri icyaha kirabanza kigatwitira muri twebwe mu buryo bw'imitekerereze, cyarangiza kikavamo ibikorwa. Iyo kimaze kuba number 1 kidutandukanya n'Imana. Icya kabiri gisenya ka gaciro wari ufite. Adamu na Eva mwabibonye hariya ngo amaso yabo barahweza bamenya yuko bambaye ubusa. Burya abantu bose baba mu byaha baba bambaye ubusa. Ikintu cya mbere kiranga umuntu wambaye ubusa agerageza guhisha ubwambure bwe. Mpora mbibabwira hano, umunsi uzabona urimo gusibasiba muri telefone mbere yo gutaha ujye umenya ko ari mu byaha. Halo, nubona wakoze chat utatinyuka kwereka umugabo wawe cyangwa umugore wawe, wajya gutaha ukabanza kuzisibasiba cyangwa ugashyira kode muri telefone yawe ngo ataza kuzibona, jya umenya kuri mu cyaha. Nyamara ntawe ujya atekereza gutyo ngo menye ngo ibi ni ibyaha. Nubona ugiye kureba filime ukabanza kureba ko nta muntu kureba, buryo uba wambaye ubusa, menya kuri mu cyaha. Kandi abareba porno bose barabanza bakihisha. Ndabeshyara? Ibintu byinshi ntabwo abantu bazi ko ari ibyaha kuko ntibize kumenya icyaha uko gikora. Cyaha gikorera mu bitekerezo, kandi conscience yawe irabanza ikakuburira ikakubwira ngo ibi bintu ugiye gukora ni urukoza soni, wambaye ubusa, wataye agaciro. Mu yandi magambo, ujya gusambana wese arabanza. Nahoze mbaza umuntu yahoze ibi byaha mu bikorera he ko mbona muri Kigali yewe aho nyuze hose n'abana baranze.
mwebwe iyo mugiye gukora ibyaha mujye hehe? Atari ko pastor tuzi ko wibera mu isi y'intungane, atari amaroge yose ari hanze y'umujyi n'iki ugira ngo amarike. Mwabonye ko muri uyu mujyi hari ahantu ujya ukajya ahantu muri kwe hirya za Masaka ugasanga irogi, iyi rogi ni nduyize. Buryo zo kono zunguka zo zishyuza ku isaha, aho amahoteli yishyuza ku ijoro bo bishyuza ku isaha. Hirya yo mu ipori nabibwirwaga n'abijyayo, ariko ntabwo ngewe ndajyayo. Kwishyuza ku isaha zikamekinga business, ukajya wibaza ahantu zikura business. Nabo ni mu bwihisho bw'abanyabyaha, ni ibicocero. Ujya kwihisha, nubona ukoze ikintu ubanje kwihisha ujye umenya ngo uri mu byaha, ko nicyo Adamu na Eva bakoze. Kandi buryo biba byagutesheje agaciro. Ikindi cya kabiri byishe imibanire yabo n'Imana, byica agaciro kabo, biberimera ibicocero. Icya gatatu birabatandukanya, byica imibanire yabo. Bitatu bya kane by'ibyifuzo biri muri iki giseke ni ingaruka z'icyaha. Ni ingaruka z'icyaha cy'umugabo wicaye munsi y'igihuru yasangiye urubuto n'umugore. Imana ibatunguye irababwira ati ntabwo mwari urubuto nababujije. Umugabo atunga urutoki ngo ntabwo ari jyewe n'uriya mugore. Ingo zose iteka ryose iyo zirimo kugenda nabi zibamo gutunga urutoki. Ntabwo ari jyewe n'uriya mugore, ntabwo ari jyewe n'uriya mugabo, ntabwo ari jyewe n'uriya. Batunga urutoki. Siko byagenze. Icyaha gitandukanya abantu n'abandi. Bitatu bya kane by'ibyifuzo mfitemo aha ngaha ni abana bakubwira ati rwose turababaye, papa yaradutaye. Harimo n'abashyizemo ibyifuzo ati rwose ndasenga ngo Imana izanyereke papa. Yagiye hehe? Bene ibyo byifuzo biba bikwereka ngo hari icyaha cyaje gitandukanya umuryango. Ibindi birimo ni umugabo n'umugore bimeze nabi, ibindi birimo ni abavandimwe barimo kurya abavandimwe. Ibyo byose ni ingaruka z'icyaha gitandukanya abantu n'abandi. Iba cyagarukiraga aho ngaho, kimaze kubatandukanya na ya provision kirayica. Kubera ko Imana yarabwiye iti sawa, ubwo mwahisemo kwigenga. By the way, burya mwari muzi yuko ibihugu byinshi byabagaho neza bikiri mu bukoroni. Abakoroni bamaze kugenda birigenga, byigenga nabi. Uzi ko buriya mu gihe cy'abakoroni bakidukoronije nta bibazo by'abahutu n'abatutsi twari dufite, n'ubwo aribo babiteje, kuko bari bahari bakontorora koroni. Ntibamaze kuvuga ngo tubahaye independence, ibibazo biraza. Uzareba Afurika niwo mugabane ugikennye, kuko twarakoronijwe. Abakoroni batashye tunanirwa no kwigenga neza. Abantu benshi babwiye Imana ngo tugiye kwigengera, ahubwo tubwo mushaka kwigenga ni munitunge. Mwajyaga murya imbuto zo muri Edeni, none muzajya murya mwiyushya kuyo. Ubutaka buzameramaho n'ibitovu, n'ibidukikije bigiye kubarwanya. Mu yandi magambo, bwa butware Adamu na Eva bari bafite nabwo barabutakaje. Iyo wakoze icyaha utakaza ubutware bwawe. Urereka mbere cyo bikora. Uzi kubona uri umuntu w'umugabo ugataha mu rugo ubebera kubera kuzi ko noneho kubera yuko ubebera wagera hafi yo mu rugo Satani akagutiza ikindi cyaha, akakubwira ati ikaze utontome nk'intare. Ukaza wikajije, ukaza uvuga nabi, ukaza utontuma, noneho ibinyoro bikiyongera mu bibembe, rwa rugo rukaba rubi. Urimo uraprotecting ibyaha wakoze kubera ko nta burinzi bw'Imana bukikuriho. Ugiye kwirinda uvuga nabi. Ariko bundi buryo ubutware bw'umugabo no gutaha mu rugo nk'ugiwe, utavuga nabi. Kaza abana bose bakaza baje gusuhuza papa, umugore akaza aje guhobera sheri. Ariko uzarebe bitatu bya kane by'ahantu henshi, iyo umugabo atashye amahane araza.
kubera iki? Autorite ye iva ku Mana yamukuweho. Njya mbibwira abantu hano iyo twigisha abantu bubatse ingo cyangwa n'ahandi, nuzabona umugabo baza ngo uzi uwo ndiwe hano muri uru rugo, nuzabona umubyeyi abwira abana ngo muzi ko ndi so, uzamenye ko autorite y'ubwo yagiye. Ubundi ntabwo intare ijya ibwira inyamaswa ngo ndi intare, iyo itontomye zirabimenya ko ihari, iyo ihaze ziyicaho zikigendera nta nubwo itera amahane kuko ni intare zirayizi. Ariko kumva umubyeyi arimo kubwira abana ngo muzi uwo ndiwe hano, ngo ni jyewe wababyaye, barabizi nyine. Ubundi se bazi ko babyawe nande? Burya ikibazo ntikiba kiri muri bo, kiba kiri muri wowe. Muranyumva neza? Iyo umuntu yatakaje autorite morale ahabwa n'Imana, ibintu byose biramwubahuka. Ya protection Imana yabahaga, bwa butwara Imana yabahaga bwavuyeho, irababwira ngo noneho ngo kandi ngo ubu n'amaho azajya bica, ngo ubutaka buzamera amaho n'ibitovu, n'amaho azajya bica, ko nta protection mu gifite. Irangije irababwira ngo ubu ngubu n'udusimba dutoya tuzabubahuka, muzarwara kandi muzapfa. Ibitaramwubahukaga byose byaramwubahutse kubera icyaha. Kubera iki? Imana yakuyeho protection, na mikorobe ziramwataka, na virusi ziraza. Buri ibi byose mubona bitugora, uzi kubona akantu ngo bita ngo ni virusi kamfuka amazuru nkarwara gripe no guhumeka bikanga, ukarwara korona igafata ibihaha, arakantu kamanjwe ngo ni virusi. Zaradutinyutse kubera ko nyine autorite yacu twari dufite kirya gihe Adamu yayikuyeho. Ariko umunezero dufite hari igihe Imana izayitugarurira. Niyo mpamvu hahandi twasomye ejo baravuga ngo icyo gihe ngo ntihazongera kubaho kurira, nta kuboroga kuzongera kubaho, nta kuniha kuzongera kubaho, nta mubabaro uzongera kubaho, nta rupfu ruzongera kubaho, nta ntambara izongera kubaho. Ubwo byose Imana izaba yabihinduye bishya. Ariko rero ikimbabaza muri kiriya gice twasomye ejo, reka abariho nsoreza mbabwira impamvu tugomba kuvuga ubutumwa kugira ngo mwayumvise. Aratubwira ngo ubwami bw'Imana nibugaruka, ubutware bwacu bukagaruka, ngo ariko hari ikintu kimwe kizaba kitari cyiza muri ibyo ngibyo. Icya gice cya 21 umurongo wacyo wa 8, ngo ariko abanyabwoba n'abatizera n'abakora ibizira n'abicanyi n'abasambanyi n'abarozi n'abasenga ibishushanyo n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzamu nyanja y'akumuriro n'amazuku, ariyo rupfu rwa kabiri. Kandi ubaza uyu mubare w'aba ngaba, dufitemo inshuti nyinshi, dufitemo abaturanyi, dufitemo abakolege. Ariko kubera icyaha, ndenda kubabwira ngo kubera icyaha natwe hari icyaha tubamo, icyaha cyo kuba selfish, kwikunda. Kavuga ngo ngiye ndi mu nzira ijya mu ijuru, ukabana n'umuntu ari mu nzira ijya mu muriro, ukabana n'umuntu ari mu nzira ijya kurimbuka, ntibigire icyo bikubwira. Uzi buriya umugani w'umwana w'ikirara Yesu yaciye, uriya mwana w'ikirara niwe twigishaho, nyamara si umugani. Uriya mugani ntabwo wagombaga kwitwa umugani w'umwana w'ikirara. Yesu aca uriya mugani yari arimo kujya impaka n'abafarisayo n'abanditsi, kubera yuko yari yagiye kwita kuba asangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha. Baravuga ati, uyu mugabo usangira n'abakoresha b'ikoro n'abanyabyaha buriya zima. Aravuga ati ariko ngewe icyanzanye ni ugushaka abangabo. Noneho abacira umugani w'abavandimwe babiri. Aravuga ati umwana umwe yavuye iwabo atwara ubutunzi bwa se ajya kubwayisha ubugoryi. Agarutse mukuru we ararakara. Burya umugani ni uwa mukuru we warakaye, kuko nibo abafarisayo n'abanditsi yabwiraga. Andi magambo ni nk'aho yabwiye ati uyu mukuru we yagombaga kuba yaragize umutwaro wa murumuna we, yagombaga kuba yaragiye gushaka murumuna we, yagombaga kwishima kuruta se abonye murumuna we agarutse. Ko by the way ubutunzi yari yarangije ntabwo ari ubwa mukuru we. Se wamubyaye yangirije ubutunzi, aramuhobeye aramwakiriye, ariko mukuru we, kuko uriya mwana yari yatwaye umugabane we, ntabwo yatwaye wa mukuru we.
murankurikira neza, yatwaye umugabane we, uwa mukuru we urasigara. Wenda yaba umunyakuri ari kuvuga ati uyu nguyu nubwo agarutse mwakire, ariko ntuzamuhe ku mugabane wanjye. Ariko aravuga ati uyu mwana wawe, nta nubwo avuze ngo uyu petit frère. Noneho Yesu burya rero ntabwo mujye mubona ko turi ba petit frère ba grand frère. Uriya mu grand frère, uriya mukuru, uriya mwana w'ikirara ni ishusho yacu. Imana ifite abana b'ibirara benshi. Hari abagore babana n'abana b'ibirara, hari abagabo babana n'abana b'ibirara, hari abana bafite ababyeyi b'ibirara, hari ababyeyi bafite abana b'ibirara. Ariko kenshi iyo bameze neza twumva ntacyo bitwaye. Umugabo wanjye n'umwana mwiza ntambuza kujya gusenga, ariko ntasenga, ari mu nzira y'igihogere igana kurimbuka, kandi ntacyo bikubwiye grand frère. Ngo abana wanjye n'abana beza, ngo nubwo badasenga ntibanywa inzoga ntibagira bate. Grand frère, abana bawe bari mu nzira y'igihogere igana kurimbuka, ntacyo bikubwiye. Ngo uriya mu friend wanjye ngo aritunze yibeshejeho, ibyo bizasigara hano ku isi, ntacyo bikubwiye. Icyo nacyo ni icyaha, kuko tuzabibona muri indi somo. Hari n'ibihembo byateganijwe ku bazaba barakoze umurimo mwiza w'Imana, ariko hari n'ibyo tuzabazwa kuko twabikijwe byinshi ntitwabigaburira abandi. Uyu mugoroba ndagira ngo tubitekerezeho mu gusenga kwacu, dusengera abandi twisengera, kuko abantu ibyaha byamaze ingo, ibyaha byamaze ibihugu, ibyaha byamaze abantu ku giti cyabo, ariko rimwe na rimwe tubicamo tutabyitayeho. Dusenga Imana, ariko igihe dusenga ubwira Imana ngo Mana mfasha mbe umusaruzi, mfasha ni kuba mukuru w'uriya mwana w'ikirara, ahubwo nibura nse na se, ariko ahubwo nduteho nse na Yesu njye kumushaka. Kuko ndenda kubabwira ikintu gikomeye cyane, nahoze mbitekereza mvuga ngo reka nzakora amakadi nka twari twarakoze muri 2013. Ndavuga ngo ya ninyakora ubu ngubu muzayabika, reka tuzayakore turangije amasengesho. Mbwira aba fathers ngo Fathers Union ufite mission yo kubyara abandi, kandi atari ukwinjiza abo twabwirije hano. Oya, abasanzwe hano mu kigega ubwo nta bazinjira muri fathers, ariko ntabwo zabara abo twabwirije. Nimureke mbabwize ukuri, niturangiza iki giterane nimureke tuzakore strategy zo gushaka abantu, dukore za anniversaire tuzikorere mu rugo, dutumire inshuti zacu tuzibwira ubutumwa, dukore birthday z'abana tuvuge ngo iyi birthday y'umwana ni nka bait, ni nk'ikirobesho, ndatumira inshuti zanjye ariko tuzibwira ubutumwa. Dukore za romantic dinner, dutera ameza hariya dutumira abantu, ubundi dukora romantic dinner nimushaka muzakore 5, ariko fathers na mothers dukora umurimo. Youth Union mushaka ibintu dukora, turoba abantu tubakuri mu byaha. Shobundi haje umuhungu umwe hano ku cyumweru, haza ati ni mu nsengere, mpamagara Obedi yaricaye hejuru ari namwe nti fata uyu muntu. Aragenda ageze muri koridoro arambwira ati pastor ati nkubwiza ukuri, ati nitwinjiramo hariya muwe murasambuye amafaranga, ati harimo umusaruro urenze uwo dushobora gutekereza. Abantu barimo bararimbuka twicaye hano kandi bari iruhande rwacu. Mureke impande zose tuze twirare mu murima wa Satani, tukuremo abantu, tuvidure ubwami bwa Satani, twuzuza ubwami bw'ijuru. Haleluya. Mubitekerezeho. Buriya aba leadership ya church, Fathers Union, Mothers Union, Youth Union, Sunday School, Church Council, amatorero shingiro, tuzakora leadership summit muri uku kwezi cyangwa mu ntangiriro zo kwa kane, nibamara kuduha pastori mushya. Birateganijwe
kimwe mu byo tugomba kwiga ni uburyo tugiye kuvuga ubutumwa muri aya mezi no muri iyi myaka iri imbere, tugashyiramo imbaraga kabisa, tugakora umurimo w'Imana mu mpande zose, umuntu ku giti cye natwe twese nk'amatsinda. Ariko n'amakadi nzayazane yabahe mwuzuzeho kugira ngo ajye abibutsa gusengera abantu batatu nk'uko twabikoze muri 2013. Hari abantu biteguye kuba bafata kadi akavuga ati yinzanire ahubwo nandikeho abantu nzajya nsengera kugeza igihe nzababona bavuyeyo. Ndimo ndakoresha demokarasi, nimbona ibiganza ndazikoresha, nimbona nta bihari ndamenya ko ntabyo mushaka gukora. Ntacyo abahari bashobora kuntera umwete, barahagije. Nzayatanga ari ku cyumweru, buriya abatamanitse n'abashyitsi. Reka dusenge Imana. Abatamanitse buriya n'abashyitsi kubera yuko ntabwo abashyitsi bashinzwe kumvira pasitori, ariko abakristo biremera bo bagombye kunyumvira. Kadi rwose ndaje nzikoresha, kiriho n'amagambo meza nk'ayo turimo kwiga, ariko turobe Imana yatugize abarobyi b'abantu. Amen. Turagushimye Mwami Mana yacu, udufashe gusobanukirwa neza, kubera yuko icyaha cyaje mu isi gisenya imibanire yacu nawe, gisenya imibanire yacu n'agaciro twari dufite, gisenya imibanire yacu n'abandi, kitwononera protection twari dufite muri wowe. Ibintu byose biratwubahuka, twicira n'imibereho, biteza ubukene, biteza ubusumbane n'ibindi byose. None turasenga muri iyi minsi ngo dukoreshe, tugarure ubwami bwawe, duhindure ibintu, duhindure abantu, dushyire izina ryawe hejuru. Kandi waratubwiye Mwami Yesu ngo nushyirwa hejuru uzireherezaho abantu bose. Udufashe tubikore, dufashe kubisohoza, udufashe kubishobora. Kandi turasengera itorero ryacu ry'Iremera ngo imbaraga z'Umwuka Wera zimanuke Mana, uko turimo Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ryera